Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ni mwene so Anicet niyomugabo ku Mukanguzi TV nk'ibisanzwe ni ijwi ry'umukanguzi. Ni igihe cyo kugira ngo dukangurane tube maso turinde izamu ryacu. Hari mwene data umwe ni Habakuki yaranditse aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye aho ndindira maze numva icyambwira. Ukwiriye guhagarara nk'umurinzi w'ubugingo bwawe kugira ngo tumenye iby'iminsi n'ibihe. Nibutse ijambo Mose yabwiye Imana, yaravuze igihe Farawo yarabagoye abatuze ku bw'agahato, aravuga ngo twigishe kumenya iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Dawidi nawe aravuga ngo nabitse ijambo ryawe muri nge kugira ngo rindinde sinzagucumureho. Imana iduhe kubana amaso. Reka dusenga n'Imana, nitumara gusenga tufatikanye umuririmbyi wo mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, muririmbyi waririmbye indirimbo ya 50, hanyuma dukomeze n'amahame yo gusenga. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'imbaraga n'urukundo, Imana irambura amaboko ikarema icyo ishatse kikabaho, Imana ibumbura umunwa wavuga icyo uvuze kikabitegeko ntigikurwe n'umwana w'umuntu. Imana iriho mbere y'igihe ikabaho mu gihe kandi na nyuma y'igihe, bivuze ko itangiriro ry'isi wari uhari n'isi harurahari kandi ninashira uzaba ugihari. Turagushimiye, nta kigukanga na kimwe, niyo mpamvu ubuzima turimo butaguteye ubwoba. Wategeka uburwayi ugakira, ibyo urabishoboye. Wahindura ibihe turimo bikaba byiza, ibyo urabishoboye. Abarira wabanezeza, urabishoboye. Turagushimiye. Wagiye uzura n'abapfuye, ntabwo ibyo twebwe dutekereza ari byo byakunanira. Uyu mwanya tuguhaye icyubahiro kubw'ubuntu bwawe Mwami. Bana natwe mu mwanya w'ijambo ryawe kugira ngo udushoboze kuvuga ibikwiriye kumvikana mu matwi y'abera. Muri byose urusheho kudutegurira kugera kuri wa munsi w'impanda turi abantu bashyitse, uburyo buzatuma twumva impanda tukazamukana na Kristo. Tubisenze ku bwawe none iteka ryose Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Dushimiye abantu mukunda kubana natwe mwanya w'ijambo ry'Imana, nubwo mubikora namwe mwifasha. Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya twibutse kandi kuzirikana abantu mukunda gukora share mutanga ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Dushimiye n'abakoze subscribe kugira ngo mujye mubona ijambo ry'Imana, namwe Imana ibahe umugisha. Kandi namwe mukora kuri link, mukarinkinga hejuru kuri like, murayikinga ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Buri muntu wese mu marangamutima ye, intego yawe igituma Imana ikumvira ku mpamvu itumye ukora icyo ukoze. Yesu abahe umugisha. Reka dufatikanye iyi ndirimbo. Muze mwenyine twihererane, munsanganu hatarabanu, dore imiruwi rabarempeshe, urusaku rurabaruhisha, dore imiruwi rabarempeshe, n'urusaku rurabaruhisha. Mureke byifuzwa n'ab'iyi si, mushaka ibyahishwa abanyabwenge, njyewe na Data tubane namwe, ni muri mwenyine turi kumwe. Njyewe na Data tubane namwe, ni muri mwenyine turi kumwe. Murajye mubwire ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa n'imigambi yanyu. Mu miruho yanyu munaniwe,
bimenywa nuzi imigambi yanyu. Inzira iraruhije mwitange, mutazananirwa mukigenda, muryo mutsimu tera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Muryo mutsimu tera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Nuko mukore imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro. Uwitanga nzamugororera, ntazavuba umuseke utambitse. Uwitanga nzamugororera, ntazavuba umuseke utambitse. Imana ibaha umugisha. Yesu arabivuze, ni amagambo yavuzwe na Kristo. Yaravuze ngo muze mwenyine twihererane musanga ahantu hatari abantu. Reka dusome jambo ry'Imana twariho, gice cya 6, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Haboneka isengesho Yesu yigishije abigishwa gusenga kuva ku murongo wa 5. Session ya mbere twahereye muri 5 n'ubundi dusoza 13. Ariko ntabwo twigeze tuhavuga hose kuko nanone aha ntituharangiza, tuzakomeza mu kindi kiciro kindi cyo hirya. Aravuze ngo igice cya 5 umurongo wa igice cya 6 umurongo wa 5, aravuze ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira, ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kubona kugororerwa ingororano zabo. Aha Bibiliya ivuze ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya. Bwa mbere isengesho ry'indyarya cyangwa se uburyarya mu isengesho ni igihe usenga ushaka kumera nk'undi muntu, kandi ugasenga ushaka kwihimura ku muntu. Ariko hano Bibiliya iratubujije. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hoya. Twebwe uburyarya abantu bagira, akenshi dusenga tuvuga ngo utakurusha gusenga. Ntabwo gusenga ari competition, ni igikorwa ukora wenyine kikwegereza Imana. Icyakora ushobora no kugikorera abandi mu gihe utunganiye Imana, ukaba umuvugizi w'abandi ku Mana, kuko Kristo yatuye muri twebwe. Imana idukoresha twunga Imana n'abantu. Ariko twebwe Imana ntibitwemereye gusenga nk'indyarya, kuko iratubwiye ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Uburyarya ni ugushaka ko abantu bakubona uko utari, kandi icyo bugukorera ugeze imbere y'Imana bukwambura umubiri w'uriwe, bugukura mu ikanzu yawe wowe wanyawe, buyigukuramo ukaba nk'abandi. Kandi niba ari ikintu Imana yanga urunuka, ni ukugenda uko tutari. Namwe nimutekereze kugira kuri Gideyoni ikamubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Nta mbaraga yari afite mu by'ukuri, ariko ukuri birahagije utagiye kuba nk'abandi, utagiye kugira uburyarya. Niyo mpamvu Imana idashaka isengesho ry'uburyarya. Niyo mpamvu umuririmbyi avuze amagambo yabwiwe na Kristo, aravuga ngo muze mwenyine. Siga ibyo byose, uburyarya, inzika, ubuganganye n'ubugambanyi n'ubugome bisige ku ruhande. Ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa busige, usenge nk'umukristo. 6 havuze ngo iki? Umurongo waho wa 6, wewe nusenga ujye winjira mu nzu yawe, ubanze ukinga urugi, uhere kusenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Urusi urugi rwo ku muryango ni urugi rw'umutima. Muzasome igisobanuro cy'uru rugi. Imana yabibwiye Kayini, yaramubwiye ngo dore ibyaha byitugatugiye ku rugi, kandi ni wowe wo kubitegeka. Urugi rw'umutima, banza ufunga umutima ukuremo uburangare n'akajagari,
wumve kuri stable mu byo ugiye gukora, wumve ko ari wowe na Kristo. Kuko iyo umuntu atakinze mu ruhande rwo kwizera, twabanye ko gukinga ari iki? Mu mahame yo gusenga umva amapata, bamwe babyita igikondo, ikare, ingufuri cyangwa poanye cyangwa silendre, icyo ukingisha cyose, igihato, mbere yari imyugariro. Gukinga ariyo step ya mbere yo gusenga, nuko ugomba guca bugufi. Urwo ni urufunguzo rutuza umuntu mu cyanya cy'Imana. Kandi iyo umuntu yaciye bugufi aba yoroheje ibikomeye byose, no gukomera kwawe ubu byoroheje ukazamura gukomera kw'Imana. Guca bugufi ubu uhamagaye umwuka wera ngo aze. Iyo umuntu aciye bugufi aba abaye inzira y'umwuka wera. Iyo umwuka wera aje muri wowe rero atangira gutransforma, gucura kamere, kuko waciye bugufi umwuka araza. Aje ntari buturane n'imirimo ya kamere muri wowe, aratugatuga umutima, wumve wowe ubaye tushe, urashaka kwatura ibyo wakoze. Iyo ni imirimo y'umwuka wera, ni urufunguzo kandi ni ingufuri. Imana ishimwe. Ni watura ibyo wakoze uraba uri kugabanya bimwe bikurimo. Wa mwanya wari urimo ibyaha, mu gihe ucyatuye ukivuze uba uri kukiruka, ubwira umwuka ngo tura naho nk'uyu icyaha. Aho irari ryari riri n'aba ariho wicara, aho ubusambanyi bwari butuye n'aba ariho wicara. Ugenda wimura uwo mwanda wose, umwuka agenda akora isuku, akirininga aho ngaho, agaturamwo aho. Imana ishimwe. Oh, haleluya. Imana uyu mwanya mvuze iri jambo mbona umucyo mwinshi cyane. Imana ikugenderere, umucyo w'Imana ndi kubona n'uyu mwanya ndacyawureba. Imana ibona icyanya muri wowe, ikibanza cyayo Imana igituremo. Mwami, usohore kamere, usohore karande, usohore ubutinganyi, usohore ibi byaha, uture muri twebwe. Turakwemereye. Uyu muntu uranguruye n'ijwi akavuga ngo ndakwemereye, tura muri we mwami, kugira ngo ukore isuku. Iyo umwuka atuyeho asohora ibyaha. Kubera iki? Icyo kamere yanga nicyo umwuka akunda, nicyo umwuka akunda nicyo kamere yanga. Umwuka ntabana na kamere rero, asohora imirimo ya kamere. Urumva kwinjira ugakinga nihuta. Iyo umwuka atangiye gusohora ibyaha aguha impano yitwa kwizera. Haleluya. Iyo ubaye umwizera uhamya ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Iyo umaze kubihamya ubu byawe n'umwuka. None iyo umaze kubyarwa n'umwuka ubu ubaye umwana w'Imana, uyoborwa nawe. Kuko ababyarwa n'umwuka nibo bana b'Imana, kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Imana ishimwe. Iyo uyobowe n'umwuka wera rero, aba mu magambo uvuga agukiza uburyarya, akukorera orientation y'amasengesho, akubwira indirimbo, niwe uguhangira, niwe esperance, niwe ukwespira, niwe mwuka uza kuri wowe. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe, araza akamanuka kuri wowe, agatura kuri wowe, akakuzura. Iyo amaze kuza kuri wowe aba akurinze, akurindisha imbaraga zitwa icyubahiro cy'Imana. Mu yandi magambo, kuko waciye bugufi, icyubahiro cy'Imana kiramanuka kigatura muri wowe, Imana ikubahirwa muri wowe. Ariko kandi iyo wishyize hejuru uba ujugunye icyubahiro cy'Imana, kandi uba wikuye mu rubyaro rw'Imana. Kuko intego ya mbere y'Imana ni uguca bugufi. Kuko n'umukuru mu bwami bwo mu ijuru agomba kuba ari usuzuguritse mu rubyaro rw'abantu. Gusuzugurika si imvuga bwo kuza ukaba umucakara, no. Ushobora no kuba uri umutware ariko kubaha ukagandukira butwara. Imana ibaha umugisha. Ikindi, iyo umaze kwatura ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe,
Imana irakwimenyekanisha sasa, kuko Imana ibonerwa muri Kristo Yesu. Kwa kukwiyereka ugenda usobanukirwa Imana. Iyo niyo ntambwe ya mbere twagiye tuvuga. Iyo umaze kumenya Imana urayihamya. Nta wahamya Imana atayizi, nta wasenga atazi iyo asenga, nta wakwizera atazi iyo yizera. No, Imana irakwimenyekanishiriza. Iyo imaze kukwimenyekanishiriza ikumenyesha aho utuye. Rero ngeze kuri step ya kabiri, igutuza mu cyanya cyayo. Nasomye ijambo riravuga ngo muri ubwoko butuye ukwabwo, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ibakuye mu bise by'amaraso. Iyo imaze kukwiyegereza irakwimenyekanishiriza ikagutuza hawe. Hari abantu benshi mwamaze kwakira agakiza, mugenda mubabajwe nuko ngo imiryango yabanze. Ntabwo ari bo, mwebwe mwabavuyemo, si bo babavuyeho. Agakiza kabakuye mu muryango kabashyira mu wundi muryango. Impamvu murizwa n'ababanze nuko mutarahishurirwa babakiriye, ntabwo muramenya babakunze. Pawulo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo abari mu gihugu abari mu rugendo bava muri Egiputa ntibemerewe kwegera Sinayi, ari umusozi wo mu mahanga, ariko begerejwe Siyoni wo muri Isiraheli. Abo bategerejwe umusozi Imana yavuganiragaho na Mose. Yavuze ijambo nkunda ngo ubu begereye iteraniro ry'abera, tuzaririmbana n'abamarayika. Wataye muyomba na nyogosenge, ariko ubona marayika, ubona Kristo, ubona ibizima, ubona abakerubi. Wataye ibitaramo wararagamo, wasize za boîte de nuit, ariko Kristo muri kumwe. Igitaramo cy'abera giteguriwe wowe. Impamvu urizwa nabo wavuyemo nuko utaramenya abo wazanywemo. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ihimbazwe. Haleluya. Imana ishimwe. Rero bene uyu muntu ntabwo agira uburangare mu gihe cyo gusenga. No, abatumbiriye Kristo arakinga. Ntajwi yongorerwa na Satani, ntarimubwira ngo urapfa. Azi ko na nyuma y'urupfu hari ubuzima. Yakinze urugi rw'umutima we. Azi ko na nyuma ya none aha hariho kubaho. Azi ko kubaho ari Kristo no gupfa ari inyungu. Nta biteye ubwoba. N'intare Daniel aramanuka, n'umuriro barinjira, no muri Yorodani barakandagira, no mu nyanja barambuka. Kubera iki? Bafite uburinzi, barakingiwe n'Uwiteka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Aba yakinze urugi rw'umutima. Abazi ko atava muri Kristo, abafungiranye na Yesu, ariko miliyoni na Kristo. Ibyo avuga biri muri Kristo, ibyo avuga birumvwa na Yesu, ibyo akora ni muri Kristo, ibyo akora arakoreshwa na Kristo. Kubera iki? Afungiraniwe muri Kristo Yesu. Amahame agenderaho nayo muri Kristo. Nkuko ugendera ku itegeko ry'igihugu utuyemo, niko ubana na Kristo, ukagendera ku bukristo bwa Kristo utuyemo. Imana ishimwe. Nihute, ntabwo nshaka kuza kubarambira. Ku murongo waho wa 8, nuko ntimugase nabo kuko so mu ijuru azi ibyo mukennye mutaramusaba. Mbere yuko usaba, Imana ibizi ibyo ukeneye. Kubera iki ibimenya utarasaba? Nuko ikuza imbere yuko ugira ibyifuzo, inakuza inyuma yuko usubijwe. Isoma imitekerereze yawe, ize ejo hawe, izi ibyo wibwira n'ibyo ukunda. Imana irabizi. Umurongo w'icyenda ngo nuko nimusenga musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nkuko natwe twahariye abari mu imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Niko Yesu abwiye abigishwa gusenga.
iri sengesho mu gice cya mbere twabonye impamvu barisabye Yesu. Uwajyaga gutabara agiye gushyingura Yesu yarabwiraga ngo mureke umupfu ahamba umupfu we. Ushaka ibyo kurya Yesu akamubwira ngo mwe gusaba ibyejo kuko umunsi cyane amakuba yaho. Ushaka umwambaro akamubwira ngo n'uwari ufite ibiri nayitanga asigarana umwe. Bageze muri Kristo basanga nta cyifuzo na kimwe bafite. Bumva nta n'impamvu yo kubatera gusenga, babura icyo basenga, babura uko bavuga. Baramubwira ngo ko Yohana yigishije abigishwa be gusenga, twebwe noneho tujye dusenga gute? Bumvaga babuze uburyo bwo gusenga. Arababwira ngo mujye musenga mutya muti Data wa twese uri mu ijuru. Twarabibonye mu gice cya mbere. Impamvu babwiye ngo Data wa twese uri mu ijuru ni ukugira ngo batagira undi bita se. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Habi biba ishusho y'ibiri mu ijuru nabyo ntimugire icyo muzikubita imbere. Mujye muramya Imana iri mu ijuru ishobora byose. N'Imana idafite ifoto mu isi. Mu gice cya mbere narababwiye ngo ifoto y'Imana mu isi ni imirimo yo gukiranuka ibera mu mukiranutsi. Imana igaragarira mu gukiranuka. Pointre. Naho imirimo hari byinshi bikorwa bidakozwe n'Imana kandi biruta byinshi mushima Imana iba yakoze kandi ari nayo, atari uko wakoze ibiruta iby'Imana yakoze, atari uko ayirusha imbaraga, ari uko Imana izi kubalansinga izi ibikwiriye. Imana ishimwe. Data wa twese uri mu ijuru bivuze ngo mu isi nta wundi wo kuramywa. Niryo banga Moridekayi yamenye ahagarara ku irembo ry'ibwami kubwo guha Imana icyubahiro gusa. Imana imaraho ababishabe mu gihugu cyose. Kandi nimukurikirana, Hamani ni Moridekayi wenyine utari waramusenze. Hari abantu bazi ngo Moridekayi yari akagabo gasuzuguritse. By the way, yari umujepe w'ibwami. Ntabwo yari umuzamu wari ukote warindishaga inkoni, no. Yari umujepe kandi yari umugaba. Yari umuvugizi w'ingabo za Isirayeli. Ko mwibuke iki gihe cya Ahasuwerusi yari ayoboye ibihugu 127. Moridekayi Isirayeli kolonizwa niwe wari umusirikare, juste niwe wahabwaga amategeko ajyana mu Bayuda. Ubwo yari umuvugizi w'igisirikare cy'Abisirayeli kwa Ahasuwerusi. Mwibuke ko niwe waburiye umwami Bigitani na Tereshi barimo bashaka kumwica. Ni umuntu washakaga umwami akamubona, kandi si buri mujepe wese wakenera perezida ngo amugereho. Uwumva ubutware bwa Moridekayi ni umuntu wabashaga gutanga itangazo igihugu cyose kikarimanika. Ariko asobanukirwa uwo gupfukamirwa, asobanukirwa icyubahiro cy'Imana. Aravuga ngo n'Uwiteka. Niko Kristo yabwiye Satani ku musozi. Yaraje aramubwira ngo ndamenya byose ndabiguha. Aramubwira ngo handitswe ngo ntuzapfukamira undi keretse Uwiteka umwami wawe. Bera b'Imana, nta rindi zina twahawe gukirizwamo uretse izina rya Kristo. Imana ishimwe. Nta wundi wo gupfukamirwa. Kandi no ku munsi w'iherezo ry'isi amavi yose azapfukamira umwami, n'indimi zose zizatura ko Imana ari yera. Kuko gukiranuka kw'Imana bizaba ari umucyo ugaragarira buri muntu wese. Tubone agakiza kabonerwa muri Kristo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu umuntu wese uzi Imana akwiriye kuyubaha. Niyo mpamvu umuntu wese akwiriye kuramya Uwiteka Imana ihoraho, kuko yaturemeye kumuhimbaza. Turabimushimiye. Imana waturemeye kuguhimbaza, turabigushimiye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo murabo naremye mbaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo ab'Imana yiteguye kera ngo kugira ngo itugenderemo. Imana ishimwe. Kugendera muri twebwe n'iby'Imana yateguye kera. Kuramya Imana, kubaha Imana, guhamya Imana niyo ntego y'Imana muri twe. Iyo ugiye gusenga utarahamya biba bisobanuye ngo watumwe n'umubiri ku Mana, ariko ndi wahamagawe n'Imana
kuri yo biravuze ngo no kugerayo byakugora. Niyo mpamvu wizingira muri circumstance ukaguma mu kibazo, mu burwayi, mu marira, mu maganya, amagambo yawe akabaye. Kubera iki? Ntabwo wigeze ugira imbaraga zo guhamya, ibyo biracyari kuri wowe. Kandi umuntu iyo ahamya uwazi, yavuga imbaraga z'uwazi aziranye nawe, abatera ishema uwavuze nawe akamutera umurava wo gukora, kuko kuvugwa neza biruta amavuta atamye y'igiciro cyinshi. Iyo uvuga neza Imana igukorera n'ibindi kugira ngo ukomeze ubone ibyo uyivuga. Naho twe twabanje gusaba mbere yuko duhamya. Moridekayi wenyine utarapfukamye yatumye Hamani agira isoni zo kwitwa umugaba. Aravuga ngo nzakwica uveho, njye nabona gukora umurimo wanjye. Icyubahiro cy'umugabo umwe wenyine gituma Hamani ajya gusongoza urumambo. Iyo umuntu yubaha Imana bararusongoza ariko nturumanikwaho. Iyo umuntu yubaha Imana barakugambanira ariko ntibigerwaho. Yewe wanajya muri gereza Imana ikabiguhisha abo bagambanyi kugira ngo imirimo yabo ibiretse gusohora. Iyo wubaha Imana ntuzabigurana iminsi y'amakuba yawe, uzakomeze kubaha Imana no mu gihe cyo kugeragezwa. Kuko iyo wubaha Imana no mu kigeragezo cyawe hari igisobanuro mu ruhisho rw'Uwiteka. Yosefu yagiye kwa Potifari, bene nyina baramugambaniye, bene se baramugambaniye, bica itungo isagira ngo Yosefu yarapfuye. Bajyana amaraso ku ikanzu arayintama atara ya Yosefu, akuka umutima ararira arihanagura birashira. Bajye kumuta mu rwobo babona ntibizazamo, bamugurisha n'Abishimayeli. Yari inzigo kuva kwa Yakobo mwene Aburahamu, mwuzukuru wa Aburahamu mwene Isaka, kumugurisha mu Bishimayeli. Ishimayeli n'umwana w'ishyari ryo kwa Isaka. Byari bivuze ngo ubwo bamuguze no kumwica bamwica. Bajya kumukoresha uburetwa bihimura, ariko Yosefu arihangana. Abishimayeli bamutwara ku isoko ryo muri Egiputa, agurwa na Potifari. Kwa Potifari asanga y'umugore wa Potifari, amutwara mu kibazo cy'ubusambanyi. Umuhungu aravuga ngo nubaha Uwiteka, akomeza kubaha Imana. Bamutwara muri gereza, kandi iyi gereza nirwo rwa ruhisho rwa Yosefu. Ntabwo kwa Potifari umugaragu bari kumukorera ngo ajye ibwami kwa Farawo, ariko ageze muri gereza yaje azanywe na Potifari, afunganwa n'abakoreye amakosa umwami. Agezemo asobanura inzozi z'umwami. Mu bibazo byawe harimo uruhisho rw'Imana. Komeza wubaha Imana mu burwayi, mu bibazo, mu makuba. Komeza wubaha Imana nayo buyayinambyeho. Yosefu yafunzwe ari umugaragu, afungurwa ari premier ministre. Mu yandi magambo, mu bibazo yari yagiye kwiga kandi asohokana impamyabumenyi. Yafunzwe na Potifari, afungurwa na Farawo. Ukuboko kw'Imana kurakomeye inshuti z'umusaraba. Icyo usabwa ni uguhamya Imana gusa. Ese ko mubizi nk'ubu Yosefu yari gusenga ngo nkura muri gereza ajyanwe. Ise azi ko yapfuye, ntari busubire kwa Potifari, kandi ntajya mu Bishimayeli, kandi ntabona inzira imukura muri Egiputa. Murumva yari kubisaba ngo ajye. Yarahageze ariyakira, ariko agumana umutima wo guhamya Imana. Aravuga ngo nta handi najya, aha niho iwacu nyine. Agumana umutima wo guhamya Imana. Ariko Abisirayeli bose bageze muri Egiputa niwe wabagaburiye. Kubera iki? Yakomeje kubaha Uwiteka. Imana ishimwe. Moridekayi yanze kubarara, basongoza igiti ariko ntiyakimanitsweho. Ubaha Imana. Ibi bishusho mugera imbere mukabyikubita imbere, no, murababaza Uwiteka, murababaza Imana. Satani arabashuka akabaha agahenge mukagira ngo nicyo cyitwa amahoro. Murababaza Imana. Aya mazina murimo mubaha atari ya Kristo mukayasenga. Ntugasenga izina umuntu icyubahiro kimugomba, ariko kumusenga no. Narabivuze umuntu umwe arandika arantuka, ariko Imana ikubabarire, nawe ibyo wakoze ntubizi. Mariya wa bene ntacyo agusabira, ni ukuri ntabasabira, ategereje umuzuko nk'abandi. Kandi ntabwo muzi ko ririya ari iyeri rya Antikristo kubakingiriza Yesu bakabaha imibiri y'abatagatifu.
abo bantu babahagarara imbere bakabibitangaza nabo ubwabo batarabinoge muri Kristo Yesu ngo imitima yabo icire bugufi guhimbaza Imana. No, niki gituma mu nsengero kuramya no guhimbaza biri gukorwa n'abantu batari mu ishusho yo guhimbaza? Nuko ababayoboye nabo ubwabo banze guhagarara mu mwanya ngo basane icyuho. Umuntu uramya Imana, umuntu uhimbaza, aba yari mu ijwi ry'uburirimbyi, ukwiriye kwambara umwambaro utarangaza abantu, kuko niwambara ibirangaza abantu biravuze ngo uri kwireherezaho abantu. Ariko wowe ubwawe n'ubu utarangaje abantu ukarangarira kuri Kristo, ukaguma kuri Kristo, biravuze ngo aho ndi kureba bariho mureba. Intego yawe niyo abantu bakurikiye. Imana yabwiye Mose amagambo akomeye, yaramubwiye ngo nzafata ku mwuka uri kuri wowe aba ari wo mpa ku bantu banjye. Wowe umwuka ukurimo nuwuhe ku buryo Imana yawufataho ikawutanga? Paulo yabibwiye abakorinto aravuga ngo nimuhagarara imbere y'abantu mukabwiriza musambana, bo bazaza bakubye. Nimubahagarara imbere muri abanyamarari, bo bazaza basambana, kuko umwuka ukurimo ugera mu bantu wakubye kabiri. Muzarebe umwuka w'urwigano rw'indimi, hari idini usanga bose bavuga ururimi rumwe, bose shikara baba izo gusa kwigana. Umwuka umurimo niwo mwafashe nyine, ntabwo mwafashe uri muri Kristo Yesu. Tabize noneho murarakara, ariko umuntu nashaka kumva ibyo ashaka ajye yiganiriza, kuko niwiganiriza niwe wuzi ibyo ukwiriye. Ariko nushaka kumva inyigisho mu nyigisho z'abandi, jya utegera amatwi biturutse mu bandi. Abantu mwese mukwiriye kuba Kristo ari we banze ryo kwizera kuri mwe, ari nawe ugusoza. Ntabwo bivuze ngo niba twizera Imana tuyoboka abatuyobora. No, niba tuyobora ariko ntitwabayobotse. Tuyoboke Kristo, batuyobore mu izina rya Kristo. Ariko nibitaba mu izina rya Kristo, bajye ku ruhande dukorera Imana. Kubaha Uwiteka niko gukinga. Nihuta ngasenga. Data wa twese uri mu ijuru, iri sengesho rifite ibice bitatu. Data wa twese uri mu ijuru, ni uguhamya. Izina ryawe ryubahwe, ni ukuramya. Ubwami bwawe buze, ni ugusaba. Guhamya, kuramya, ugasaba. Ariko abenshi mu isi babanje gusaba. Mu cyiciro cya mbere narabivuze, abigishwa bose bitaba Kristo bahamagaye, bari bazi ko bagiye kuza kuba abasirikare, bari bazi ko bagiye kuza kuba abakozi muri guverinoma ya Isiraheli. Matayo yari azi ko azayobora ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Petero yari yararangije gufata ubugaba bw'ingabo. Yuda yari azi ko azayobora imari n'umutungo kamere by'igihugu. Ba Yohana bari bazi ko ari bo ba premier ministre. Mwibuke na nyina Sarume yaragiye aravuga ngo umwana wanjye umuzamuha iburyo undi muha ibumoso, kandi uwo mwanya yari asabye wari wabajura ku musaraba. Yesu aramubwira ngo ibyo si ibyanjye, kuko ntabwo Kristo ari we wari buze guciraho abantu iteka, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Aravuga ngo ibyo ntabwo ari ibyanjye. Ko abantu bibeshye ku Mana basaba mbere yo kuyihamya, kandi iyo uhamije Imana irakuyobora ikaguha umurongo ngenderwaho. Iyo uri mu nzira umenya ibyo ukenera, umenya ibyo ushaka. Ariko iyo utaragenda ntumenya amakuba y'inzira, inzira wagezemo niho umenya imbaraga zikenewe izarizo. Mwasabiye inyuma y'inzira, musaba ibidakwiriye, ariko Imana ibashyire mu nzira, musaba ibikwiriye biboneye mu maso y'Uwiteka. Niyo mpamvu Yuda yagurishije Kristo, yabonye bitavamo aramugurisha. Ba Petero babonye avuze ngo utarya ku mubiri wanjye ntanywe no ku maraso, ntabwo azigera abona ubwami bw'Imana. Barahindukira baragenda. Abarebye aravuga ngo namwe twabanye twararanye, namwe muzi cyanzanye, namwe muragiye. Petero aravuga ngo ni wowe ufite amagambo y'ubugingo. Nubwo uvuze ngo turye ku mubiri n'amaraso tukumva ntitwakurya, mwigisha ko ntitumenyereye kurya inyama z'abantu, ariko nta wundi twigeze twumva n'amagambo y'ubugingo. Abaroma badukuye umutima, abatambyi ntibatwereka n'irihumye, abacamanza bo muri twebwe batumereye nabi, baturenganya n'ubundi twagendanye ngo turica isabato. Ariko mubo twabanye nabo bose Paul ya Monansedra, muba tugendanye nabo ni wowe wenyine ufite amagambo y'ubugingo. Tukuvuyeho twajya he? Ubundi uvuye kuri Kristo wajya he?
hari umuvandimwe Vedaste Imana iguha umugisha yaririmbye indirimbo ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe Mana we gukunda urabizi. Imana ishimwe. Yesu niwe wenyine. Petero aravuga ngo niwe ufite amagambo y'ubugingo ariko bari bagiye ngaruke ko twavuze guhamya Imana tuvuge kuyiramya. Rero kuramya no guhimbaza ni ibintu bibiri bitandukanye ariko bikorerwa rimwe. Guhimbaza ni ukuvuga ibyiza umuntu yakugiriye cyangwa se kuvuga ibyiza Imana yagukoreye, ariko kuramya ni ukuvuga Imana ukwiri. Uri Adonai, Imana ikora ibyo igomba gukora. Uri Jehova Shalom, Imana y'amahoro. Mu ntambara Imana ni Imana y'amahoro, mu makuba Imana ni Imana y'amahoro. Uko ni ukuramya. Kuramya harimo igice cyo gutanga amaturo. Gutura ni ukuramya Imana kuko umwami araturwa. Icyacumi ni ukuramya Imana. Gufasha imfubyi ni ukuramya Imana. Gusurana ni ukuramya Imana. Ariko kandi iyo ujya gufasha, principe zo gufasha, ufasha wa wundi ubona utagira ubufasha we yakwitura. Ibi mujya gutwerera mukareba abakira akaba ari bo muha menshi bingana no kuvoma amazi y'isoko ujya kumena mu nyanja ngo uri kuzuza inyanja. Inyanja isanzwe ifite amazi naho isoko yakama inyanja yatinda. Ibi mujya gusura abantu mwimya boroheje umwanya mukajya gusura abakomeye batawubafitiye. Reka mbabwire, aho kugira ngo menyane n'umuntu utazagira ishimwe ry'uko yamenya Anicet, nibura ngo nshimire Imana ko nahuye nawe ushimire Imana ko twahuye, tafadhali na byaruta tukajya duhura gutya kamenya ngo uri umuntu kamenya ngo ndundi tukabana neza by'abakristo mwisi ariko ntiwitwe inshuti yanjye mu buzima. Niba ari njye ufite ishimwe ry'uko nakumenye, wowe ntaryo ugira ntacyo nkumariye. Birasobanuye ngo iyo umbuze ntacyo wunguka, iyo umbuze ntacyo uhomba, niyo umbonye ntacyo wunguka. Biravuze ngo rero singukwiye. Hari abo twasura bagashimira Imana ko twahageze, abo nibo bakenewe. Nibura akagira ihumura avuga ngo na runaka yageze iwanjye, dukwiriye kubera abandi humure. Ibyo nabyo birimo kuramya Imana. Ibi mujya gutura mugatura injonjori ibibasagutse, no. Gutura ni ugukora igishyitse mu maso y'Uwiteka. Ibi mureba ngo abapasteri barya amaturo, narabibabwiye, bayarye ntibayarye, icyo bayakoresha bazakibazwa n'Imana. Ariko aho kugira ngo Imana izababaze ko bayakoresheje nabi, nawe Imana ikubaze kutayatanze, wayatanga bakayakoresha uko bashaka, Imana ikazabibabaza bonyine, ukaburokotsa umunsi w'urubanza. Kuramya Imana harimo n'imyambaro. Aho ngeze noneho ntibiri buze kuvamo. Imyambaro mvuga ni ukwambara ukwikwiza. Kwikwiza k'umugore si ugukenyera gusa, si amajipo n'amapantaro. Umugore niwe wambaye ipantaro bwa mbere, nuko doctrine z'amadini zibihakana, ariko umugore abakurikirana amateka niwe wambaye ipantaro bwa mbere. Kutambarana n'umugabo narabisobanuye mbere, ntabwo ari ipantaro, kuko murabizi ko amapantaro ya kigore atari amapantaro ya kigabo. Ahubwo ni uguhisha, kuko kwambara si ukurimba. Intego ya mbere yo kwambara ntabwo ari ukurimba. Intego ya mbere yo kwambara ni uguhisha isoni z'ubwambure bwawe. Iyo wambaye ibice bitera isoni bigaragara, already ntukwiriye no kujya kuririmba kuko nturaba umuramyi. Umuntu uririmba akwiriye kuba ari umuramyi. None akajya kuririmba mu buryo bw'iyo njyana y'impuzamajwi, kuko kuramya, kuririmba ni igice gitoya kiri muri sekte yo kuramya, kiri muri systeme y'uburamyi. Kuririmba ni uburyo bw'iyo njyana ukoresheje, ariko kandi no gusenga wasenga uramya, kuko tubibonye mu isengesho. Wacuranga uramya, wafasha uramya. Niba utaramenya kwambika umubiri, ntabwo uraba umuramyi. Kuramya urabanza uce bugufi, ibyo kwirekana bikuvemo, hanyuma
uharanire kugaragaza Kristo utuye muri wowe, uramusigasira ugendeye mu cyubahiro kigaragara kugira ngo tutagusha abato muri twe batarizera nk'uko twizera. Kabone niyo ibyo ukora we bitagucira urubanza, uretse ko kutagucira urubanza ni kabiri. Kimwe muri byo umutima wawe uba warabaye akahebwe, icya kabiri uba utazi icyo wakoze. Ariko iyo uri umuramyi mwiza uratekereza ngo ko mpagaze mvuga Imana, ko mpagaze hano Yesu abaye ahari yahakorera nk'ibyo ndi gukora. Imana ibaye ari nge yakambara nkanjye. Imana ibaye ari nge yavuga aya magambo. Imana ibaye ari nge yakicara gutya. Imana ibaye ari nge yagenda gutya, yakisiga gutya, yasokoza gutya. Imana ibaye ari nge byose ukabikora ku bw'izina ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Intego yo kwambara si ukurimba, ni uguhisha isoni z'ubwambure bwawe. Mu myambaro harimo kuramya. Niyo mpamvu Imana yari yarategetse abatambyi imyambaro bagomba kwambara. Yarabwiye ngo muzashaka amakanzu, ibabwira amabara, irabwira ngo umutambyi wese uzinjira hera no mu mwenda we no mu ikanzu ajya ashyiramo ikabutura y'igitare. Imana ibahwa umurongo wo kwambara. Nimwikwize bene data, basore bene data, nimuzamura amapantaro, mwe kwambara nabi. Bakobwa bashiki bange babyeyi, nimwambare neza, mwe gushyira isoni z'ubwambure bwanyu ku karubanda. Imana ibaha umugisha. Kuramya Imana harimo umwambaro. Kuramya Imana harimo ibiganiro uganira na bene so hanze inyuma y'urusengero. Naho nukuramya. Kubera iki? Inyuma y'urusengero hari imirimo yo kuramya. Nuko witirirwa uwo wamenye, uwo wahamije uramwitirirwa. Bazuriwe, ingendo yawe ihamye uwuriwe. Niho haturutse izina ry'Abakristo, ryaturutse muri Antiyokiya ni Siriya ya none. Bamanutse abantu babarebye babona bagenda nk'Abakristo, baravuga ngo aba naba wa mugabo witwa Yesu naba Kristo. Niho iryo jambo Abakristo ryaturutse. None wowe ukurebye kwitirira nde? Uzi ko hari umuntu wambara mwahurira mu nzira ugatinya kumubwira ngo Yesu ashimwe. Hari umuntu ugira inyogosho mwahurira mu nzira ntutinyuke kumubwira ngo Yesu ashimwe, ku buryo ashobora gutwara Bibiliya cyangwa waba uyitwaye, mwahurira nk'ahantu kuri za toilet public toilet, ukaba watinya kumubwira ngo mfasha Bibiliya. Nigeze nava kuri church i Remera, nteranira i Remera kuri ADPR. Hari abantu bajya bambaza impamvu ngo kuki utajya uvuga aho usengera. Njyewe kuba muzi ko nsenga birahagije, si ngombwa ngo mumenye aho nsengera. Ariko nteranira kuri ADPR ya Remera, iri munsi ya Kigali Arena mu mujyi wa Kigali. Nigeze navayo njya ku bwiherero Kimironko muri gare, sanga hari abasore bajya bakunda kuhicara bahazi, baba bari kwinywera itabi aho ngaho. Ndavuga sindi buyitwaremo mu bwiherero. Ndeba umwe muri bo ndayimuha, arangije arambwira ngo pastor sinkubeshye sinashira isoni. Arambwira ngo sinshobora gufata iyi Bibiliya. Undi arangije arambwira ngo ariko ngo namwe muransetsa utiyime. Ndayimuha yiteruye ayirebye abiri byunzwe. Ijambo ry'Imana rigira izindi mbaraga. Hari umuntu muhura nawe mu nzira ku buryo ushobora kugira akantu ufata ukaba utafata Bible ngo mfasha, kandi nyamara ni umuramyi. Ngo yitwa umuririmbyi. Wamureba ari wacuranga kuri gitari ugasanga si umuramyi, ni umukozi w'amafaranga. Ugasanga arimo arakorera. Si bibi gucuranga ubona amafaranga, ntabwo ari bibi, kuko abanyagicaniro bakwiriye gutungwa n'ibyo ku gicaniro. Si bibi guha abavuga butumwa amafaranga. Nanjye sinshobora kubwira umuvuga butumwa ngo ngwino ubwirize, nemera agenda ntamuhaye amazi, sinshobora. Mba profise gukorera umugisha, hanyuma umugisha wa kabiri ngira ku bakozi b'Imana nuko bemera ko bakira icyo mbahaye. Kuko umugisha ntabwo ari uko muduha, umugisha si uko mutanga, umugisha nuko abo muhaye bemera ibyo mutanze. Rero kuba bakora ibyo si ikibazo, ariko kumufata nk'umunyakiraka utari muri domaine y'icyo ari gukora, akaza gucuranga kuko abiza ariko atari umukristo, uwo nguwo ni nko gufata uwatetse ariko agateka ibishyimbo atazi kubitora, ikirura cyo muri byo kibishya intama yose. Agasazi gato gatuma ubogora inkongoro y'amata. Kuramya Imana, Dawidi ajya gutoranya abaramyi,
yarebye bene Azafu aravuga ngo babe imbere y'Uwiteka bagenda bitwararika baca bugufi batikira hejuru kandi kabiri bakunda gusenga ku buryo umwuka wo guhanga indirimbo bamanukira bafite aho bahurira n'Imana ku buryo baba babonanye nayo agacuranga mu njyana y'Uwiteka. Dore kuririmba ufite umucuranzi wuzuye umwuka wera, dore kuba mu iteraniro rimwe umuririmbyi wuzuye umwuka wera, dore kuba mu iteraniro ry'umudiyakoni wuzuye umwuka wera, niryo tandukaniro ry'ijuru n'isi. Nuko amadini n'amatorero amateraniro yacu abavanze, ariko mu ijuru tuzaba turi mu bumwe bw'umwuka wera, nta kurobanura, ntawe bazatuza, nta gatebe ko ku muryango. Rero ijambo ry'Imana mu cyiciro cya kabiri twari turiho cyo kuramya riravuze ngo izina ryawe ryubahwe. Mu yandi magambo mwibuke ijambo Bibiliya ivuga ngo nta rindi zina twahawe gukirizwamo uretse izina rya Kristo Yesu. Yarabivuze abantu baba confusion aho, yaravuze ngo mujye mubatiza abantu mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ntabwo yavuze ngo mubabatize mu mazina, ni mu izina, ubwo ni rimwe rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Imana ishimwe. Iryo zina ni irihe? Ni Kristo, uwera bukuru uri mu cyimbo cy'Imana, ni Mesiya uwasizwe. Mbere yo gusenga, amahame yo gusenga: banza uhamye, numara guhamya uramye Imana. Niko Yesaya yavuze, nimujya kwiyiriza ubusa mubanze mufate ibyo kurya, gufasha nukuramya, mubifashisha abandi, mwambike imfubyi. Nicyo kintu cyatumye Imana yibuka Yobu iramugarukira. Yobu yaravuze ngo Uwiteka we, hari ibibero by'umupfakazi byambaye ubusa mpari, byabuze uburyo byambara. Hari imfubyi yaburaye se ndabimenya, sinyigaburire. Aravuga ngo niki wanshinja? Nimusoma Bibiliya iravuga ngo Imana yamuhoye agatsi, kwari ukumwirata kwa Satani gusa, nta kosa Yobu yari yakoze. Ariko yarahagaze arebye mu mirimo yabona nta kimana imurega. Niyo mpamvu ndashobora gusengera umuntu ushonje aho kugira ngo musengere namusabira. Nabura ibyo mfite ngasaba nkavuga nti nimumfashe impe runaka. Niyo mpamvu nshuti z'umusaraba umuntu ubabaye akeneye ihumure cyane mubera, uko nako nukuramya. Iyo wafashije abantu Imana ibanguka kuri wowe. Iyo ukora, iyo wubaka urusengero, iyo ugaburira abashonje, iyo wita ku bakozi b'Imana, Imana yuka n'urubyaro rwawe udahari. Nibyo byabaye kuri Obadiya, yarafashije ayisha abahanuzi mu buvumo. Iki gihe kirageze ndakavuze ndakibuka, yayisha abahanuzi mu buvumo, abahanuzi 150 abahanuzi 100 Obadiya kibashyira mu buvumo, bamutera kugwa muri esheke yo gukoresha n'umushahara wose, ajya no mu madene, apfatishyuye amadene. Umugore ajya imbere ya Elisa aravuga ngo umugaragu wawe yakiranukiraga Uwiteka, kandi byose yabikoreshereje afasha abantu b'Imana. Wowe ibyawe byagendeye muri ruswa, kwa maraya, byagendeye hewe ibyawe kwiyemera, mu businzi, mu bugambanyi, wowe byagendeye. Ariko Obadiya byari byo gufasha abantu b'Imana. Imana ishimwe, byari ibyo gufasha abantu b'Imana. Muri ino minsi reka nkavuge dusoza, tugeze mu kiciro nibyo kandi niho isi iri kwerekera, nubwo ari byo bidakwiriye. Abanyamuhamagaro badakenewe, hakenewe abanyamashuri bafite umuhamagaro, kandi nabo barahari. Abize banahamagawe n'Imana barahari, ariko kandi hari n'abahamagawe batarize. Abo bahamagawe batarize baremerewe n'ukuboko kw'abantu, ariko kandi kwiga byashoboka. Ese muri ba bavuga butumwa ukunda, muri bamuzi, hari n'abutazi. Hari n'igihe nta muvuga butumwa ukunda cyangwa ntabuzi. Nta numwe wakishyurira ishuri akajya kwiga teoloji kugira ngo umuhamagaro ukomeze. Nta wundi ubona wafasha akajya kwiga. Nibura mu gihe azaba ahagarara abwiriza ubutumwa, Imana izajya ibona ahagaze mu biganza byawe. Ni wowe uzaba umufashe ku ruhimbi, Imana izibuka ibyo biganza. Ese muri ba bana b'imfubyi b'Imana ntawe wayigishora agacuruza? Ese muri bamwe bari kwa muganga babuze uburyo bataha, ntawe wakishyurira ivuriro
agataha akajya kuryama mu rugo agasanga umuryango. Ese muri wa muryango udafite mituweli do sante ntawe wakishyurira? Ibyo ni ukuramya Imana. Mwize gukorera idini, niyo mpamvu mutazi kubiba mu bantu b'Imana. Ibyo mwagafashije abera mubitwara mu idini. Mumbabarire iyo mbivuze nyine ngira ibibazo n'amadini, ariko nta wantumye kwihohora ku bantu. Ni ukuri kweruye. Nibyo amadini yubaka insengero, nubwo dufite sheke zo kubaka amazu meza, ariko tutarubaka imitima y'abasengera muri ayo mazu. Usanga dufite amazu meza ariko imitima ikomeretse. Ariko dukwiriye komora imitima niyo tutagira amazu. Nubwo iterambere riyakeneye, reka tuyubake tujijisha abantu, ariko twari dukwiriye kuba twubakitse mbere yuko twubaka. Uretse ko na nyuma yuko twubatse twakubaka n'imitima y'abera, nabyo birashoboka. Ariko se koko bera b'Imana, urumva kuramya kwawe ni ukuririmba gusa no guhimbaza gusa? Ubwo ari byo ushoboye, Imana ibiguheremo umugisha kandi guha umwuka wera w'igikundiro. Ijwi ryawe uri kuririmba, Imana igira isiga igikundiro ryirukana abadayimoni nk'uko ryakoze muri Dawidi rikirukana abo muri Sawuli. Kuko umuririmbyi ahinguranya mu mubiri no mu bugingo iyo afite umwuka wera. Umuririmbyi ufite umwuka wera araririmba. Uwaje ababaye akumva Imana iri kumubwira ngo humura, araririmba. Umunyabyaha akumva ijwi riri kumubwira ngo ihane. Umuririmbyi bavandimwe, kuramya kwanyu bishimwe n'Imana, bitume mugira imbaraga zibemerera gukora ibyo mwahamagariwe gukora. Ariko se wagize ngo kuramya ni ukuririmba gusa no gutanga amaturo waramyaga Imana? Hari ibindi wakora. Urumva ari igiki washobora? Ndumva nshaka gusengera umuntu, yewe niyo kandi umuntu uramya si ngombwa ngo abakoreye bagushime. No, ingororano zawe ziba zirangiye. Si ngombwa ngo twirirwe tuvuga ngo mwarakoze mwarakoze. Exactement, warakoze, ariko pas nécessaire buri munsi, chaque jour merci, chaque jour. No, pas nécessaire mon amour. Wowe ubwawe ibyo wakoze biguheshe ishema ishimwe mu maso y'Imana. Kandi igikomeye si ibiganza byawe byakoze ibyo wakoze, igikomeye ni Kristo wakubashishije kubikora. Niyo mpamvu utagushima agashima Imana birahagije. Shaka gusengana n'umuntu ushaka gukorera Imana mu buryo bwo kuramya muri ubu buryo. Urumva kuramya kwawe ushaka ko bigera ku Mana, mbere yuko usaba banza uramye, banza ufasha abandi, banza usengera abandi, banze wubaha iryo zina. Niryo dukiriramo, niryo twishimiramo, niryo ridukiza umubabaro, niryo rituvura indwara, niryo ridukiza amarira. Iryo zina ushaka. Urumva hari Imana ishyize ku mutima wawe wakorera bera? Reka ngusengere. Mana data wa twese, ibi biganza by'uyu mwene data, uyu mutima we n'uyu mubiri, mbifashe nk'umurima wawe, muhingemo imbuto nziza yasarura abandi bagashira inzara. Mugira isoko kugira ngo abavomyi bamushirireho inyota. Uyu uhize gukora muha umugisha, kandi umuntu agihiga mushoboze guhigura, kugira ngo bitaba idene rimukingirana akabaho atavugana nawe, bikaba inzigo mu maso yawe. Kuko guhiga ntuhigure birutwa no kudahiga. Mushoboze guhigura kugira ngo abane nawe amahoro. Mushoboze gufasha imfubyi, mushoboze gufasha indushyi, mushoboze kugaburira abashonje, mushoboze kusura abarwayi, mushoboze kwishyurira abapfakazi, mushoboze kwambika abambaye ubusa, mushoboze kubesha mu mazu abadafite aho baba. Kuko Mwami umukiranutsi wawe ni ukuboko ukoresha imirimo mu isi. None Mwami, aba bantu mbasabiye umugisha. Uyu muntu uhize gukora iki kintu kandi akaba agishyize mu bikorwa, umugisha w'iburyo n'ibumoso n'umugaragareho. Umugisha wo kurindwa, umugisha w'urwunguko, umugisha w'urubyaro, umugisha wo gukira indwara no gukira by'ubukire bibe kuri we, kugezaho Mwami umuhindura igihangange, yavuga ukamwitaba, yaririmba ukamwumva, yasenga ukamutegera amatwi. Niko dusengeye n'abarwayi ngo bakize Mwami, niko dusabiye abari bababaye ngo banezezwe nawe, niko dusabiye buri muntu wese kugira ngo ineza n'urukundo rwawe bibe kuri bo none iteka ryose Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.